n'umunsi wa mbere mu ariko subo nk'iyo ubona ubyutse wicaye ubona tuzabaho dute? muzabaho nk'uko Imana yabishatse. Yagiye gukurema se itazi ko uzabaho. Imvira mbese aho kibera ikigori. Ariko se mada, iyo utuka umugabo wakwishyake uransubiza inkwano zawe? Izo nkwano uzagende uzake mama wazihaye. Okay, nta kibazo nzajyayo. Kasha haguruka ujye gukora kuri Busonga rero aho ngaho. None se niba narabuze akazi? Warabuze akazi wakaburiye heza? Kura amaboko mu mufuka ukore. Genda se mva impande. Ya 25. Reka njya mfitiye 30. Inzu nziza ifite n'ibikoni mo imbere. Sawa banguka nsanga ahantu nsanga. Nyikwereka. Sawa. Mfite shamba. Ni byiza. Rese ujya bintu bya 30 numvise uri kuvuga nibiki? Ni umuntu ngiye kugurisha inzu. Wowe ufite inzu ugiye kugurisha cyangwa ufite ibibazo nk'ibyanjye? Reka nta bibazo mfite ndangagiza. Ngurangaga iki? Inzu. None si yawe uri ku isoko nkurangira umukiriya. Shanyumvira. Ngururanga inzu niyo ndimo bashaka kuyinkuramo ngurashaka kuyiranga. Uri gukora iki hano? Numvise uvuga ibyo bintu bya komisioneri numva nanjye ndabikunze numva nabyinjiramo. Ahubwo reka mpere kuri inzu yawe nyigurire. Ugaka kanyuraje urumvumva mbese kakanya ngugiye kuba umukomisiyoneri. None se ubu komisiyoneri uzibashoragamo iki? Si umunwa se? N'umunwa. Gakomeza ushorera uwo munwa wawe uje gukomisiyoneri. Hari cyo babikora gutera? Babikora gute? Si umunwa se ubu watangiye gukomisiyonera. Ubu wabitangiye. Si wanze kumbwira. Ubeje ubundi nawe uzaba unkenewe. Ubu nawe umukomisiyoneri wemewe n'amategeko. Yego mukomisiyoneri wujuje amategeko we. Cyagoshora uwo munwa wawe ugendese. Wahageze urahari? Ndindira ndaje. Sha urabeshya. Nanjye yonze ngira yigurisha. Boss wanje wahananze. Boss wanje wahageze. Ninjye twavuganaga kuri telefone. Ni wowe? Njyewe. Gusa uyu muntu yasaze igihe yahereye karari kungendaho. Ndakugendaho se ndi umuhanda nakubwiye kuva karubu nabaye mu komisioneri international. Ibibanza amazu ndetse n'amamodoka ahubwo we waturutse. Reka sha boss. Izi ni za mayibobo ziri kwigira zigateka imitwe ngo ziri kugurisha ibibanza n'amazu nta na telefone afite. Arya ubundi bakwita ndesha. Komisioneri. Bakwita nde? Komisioneri. Nakubajije bakwita nde? Itwa komisioneri international incuruzi banza n'amazu ndetse n'amamodoka no hanze hose baranza ahubwo muri ibyo byose ushaka iki? Ntacyo nshaka muri ibyo byose. Asundi ndamenye mu komisioneri nyawe ari indi. Ako si boss, umukomisiyoneri wa nyawe ni njyewe. Ntabwo ureba na nimero twavuganiyeho mukanya. Iyi ni zama ibobo ziba ziteka imitwe gusa. Nta na telefone agira. Kumbe niwe twavuganaga. Boss binzu rero nindi. Ubuse ko nyiri ino nzu ntamuzi. Nindamuka mvuze izina ritari ryo ntibaranyuzamo ijisho. Ariko iyi nzu bishobora kuba ari akanyamanza. Uyu mukomisiyoneri duhagararanye. Inzu ni yuyu. N'uyu nguyu. Wa mugabo we sinjya ngira inzu. Nanjye ko mba ndi kwiterera ibiraka. Uri umuntu akampamagara ati cyakira umukiriya w'iyi nzu nje ngira inzu. Ntabwo nari mvuze ko inzu ari yawe ahubwo nari mvuze ko ari weho umuranga wayo. None zikuvuze ko ari inzu iri kuyiranga hano we uri kuhakora iki? Urebye wamfasha mwana wa mama. Wamfasha tukagabana kuri ano mafaranga tugafatanya. Mfite umugore utwite ararwaye nta nubwo aheruka no kurya. Byakabaye ari byo. Ariko mva imbere genda sindiswe kandi sindi nanyo. Boss wayibonye rero. Nayicekinze kabisa. Gahunda ubwo shaka ngabwo ngo bwari yafi. Kubwese si 30 nayaja munsi. Zose se? None suzi ko nazijyamo ubu ntawe rebye ibikona ukuntu bimeze. Wayakura imwe rwose. Ako boss nkure imwe uzika inzari yanyu. Okay. Tugende kwishyura. Sawa.
haka ikigo kiri kudukura kiratubaza. Ikuru kiri kumfata cyangwa ngo nakibye ndekura seni. Hoya ntabwo mbafashe nshaka kubahohotera ahubwo mbafashe nshaka kubagurisha imyenda. Twese twavuye ko dukeneye imyenda. Niyo mu rugo yatunaniye kuyifura. Hoya sha iyi ngiyi ukozaho rimwe yumye wana. Iyo ni imitwe sha y'abacuruzi turabana. Oya ntago ari imitwe urumva naraje gucuruza imyenda ndi guteka imitwe ahubwo mumbwira niba muragura cyangwa mutaragura kuko mfite abandi bakira bantegere. Ngaho yibashire. Oya. Yego nari mbafite ariko nimwe bari bantu. Bari bakudutumyeho. Ngaho yiza. Nimwakira. Akira. Mwasaza ariko ko mutanyishuye. Genda uwakudutumye kwishyura. Oya se. N'umunsi wa mbere mu Mwiriwe boss. Ni byiza none se boss mwamaka. Ninde wagwe ko ndi gutanga akazi hano? Oya ntabyo bambwiye ariko iri mu nzu ntadakubita ibipfunsi. Besha ko mbona ushonje akazi nabwo wagashobora. Yego boss akazi kariko kose kabaho nagashobora dore nitwaje n'ibikoresho yaba ari gutunda amatafari yaba gutukura imyobo yaba ari no gukubura nabikora. Hano bafite amatafari ariko sinzi kuri yashobora. Komera boss. Ndi gushaka akazi. Akazi kwiki? Akazi akariko kose. Akazi rero nayo mfite kara ko gutunda amatafari ariko nagatanze. Umva sha. Vo hano. Mfasha wowe butaje Kubera iki se boss? nabonye umukozi ufite courage. Boss uri ikigori. Boss nakarangije ndagatumitse. Kaze mwishyure. Ariko man reba igihe wangendeho kuva kare mu gikomisiyoneri no mu kiyeto nsanzemo. Oya sha ndi kugira ndebe n'abazayima nayo nyikomisiyoneri. Nawe uri ikigoryi.